Ikigo abari mu nzego bwite z'ubuziranenge
Rozpoczęło Ojczyzna, wyrobową swojej polityki Pani Wyjsty, tam tradycja, a dzisiaj a znowu dzisiaj pulsą komunikacji. hano turahava turamanuka no hasi.
umuyobozi wungirije wa seminari y'Abahungu. Undi mu cyenda na kane mu cyenda na gatanu yita ku buzima bwa roho ku bakristo ntabwo z'impunzi cyangwa cy'abazayire. Nyuma yaho yabaye ashinzwe umurezi w'abaseminari bakuru ba diyoseze ya Ruhengeri bari muri Zambia icyo gihe mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatanu kugeza mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda n'icyenda. Agarutse mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda n'icyenda kugeza muri 2001 yari padiri mukuru wa Basarabaza arashinzwe hasi ya Rusumo. Umwaka ukurikiyeho wa 2001 yari umurezi akaba ashinzwe ubuzima bwa roho ku seminari nkuru ya Kabgayi. Kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri kugeza muri 2006 yari umurezi ushinzwe ubuzima bwa roho ku seminari nkuru ya Kibabi. Kuva muri 2006 kugeza muri 2010 yari umuyobozi wa seminari y'Abahungu. Kuva muri 2011 kugeza muri 2018 yari umurezi wa seminari y'Abahungu, akaba yarishinzwe n'abacyaba zitandine baraho mu Rwanda. Kuva mu mwaka wa 2018 kugeza mu 2019 yari padiri wungirije kuri paruwasi ya Butete. Kuva muri 2019 kugeza muri 2022 yari mu butumwa bw'Iforo Charite Remera Ruhondo. Kuva mu mwaka wa 2022 kugeza ejo bundi atabarutse yari padiri wungirije muri paruwasi ya Rusumo. Kwifata Imana ku wa kane tariki ya 10 z'ukwa kane 2025 ku gicamunsi mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal i Kigali azize uburwayi. Kwifata Imana umwaka we wa 77 avutse n'umwaka wa 50 aho umupadiri. Nyagasani iteka akurikira amahoro. Bityo abakardinali bagakomeza igitabo cya misa. Tuje kwiyongera Nyagasani guherekeza
nyine niyo mwanya yo nyine zirimo ariko imwe yarapfuye. imashini zimwe isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi. Nyagasani Uhoraho yampaye ururimi ambwira icyo mvuga kugira ngo umenye kuramira uwarushye. Buri gitondo arankangura akanyigisha gutega amatwi ntabigishwa. Nyagasani Uhoraho yanzuye amatwi nanjye sinaganira ndetse sinatezuka. Nategeye umugongo abamwitaga, imisaya yanjye itegereza abamuforogaga. Uruhanga rwanjye sinabisha abamukaga bancira mu maso. Cyakora Nyagasani Uhoraho arantwara agatuma ibitutsi bitanga. Uruhanga rwanjye ndarukoresha